yahise yubahuka nkubita urushyi ntwite ankubiturwe nahise nikubita ku kibambasi cy'inzu bwa mbere na mbere yankubise iwacu bantuye arahaguruka arambwira ati tinzanira inkoni turatewe twajya kubona tubona ni inzoka nini cyane nini iyi nzoka bita icira irashaka kudufata habaye muri ubwo buzima turakena ku buryo umugabo yabuze n'umwenda yambara y'amafaranga byose bimaze kuyoyoka yigeze yankubita muramu wanjye bakubwiye yapfuye hari agakoni twari dufite ishishi baraje yankubitaga nkava amaraso menshi araza muramu wanjye asanga ishishi zanondereye mu kanwa akajya ntaca hatanande nta kiryo nta gikoma kandi ntuye mu bantu nasohotse nambabuze naragiye ngeze nararebye nti famiye zanze kuntabara ndabigenza nahize n'ideye ryaraho hafi mu rugo ngo nkenyere ndaribura nagiye nikubita ubusa Hi guys, reka nisere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Hanyuma rero dukomeza dushimira abantu mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu tugenda dushyiraho rwose muri abantu b'umugisha, muri abantu bakamaro. Ngiye rwose mpora mbabwira ngo ndabakunda cyane kubera yuko ntabafite ntago nzi icyo nakora pe, ntabafite ntago nzi icyo nageraho. Nawe rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, please mbabarira ubanze ukore subscribe kugira ngo tujye tubana uko tujye twaplodinga ikiganiro cyacu. Thank you wowe umaze kubikora kandi namwe abasangwa n'ukuri muhaye ikaze. Uyu munsi rero noneho ndi kumwe n'undi mu mama mumaze iminsi mubona inkuru ngenda mbahereza ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi nongeye gutumira uwundi mubyeyi afite ubuhamya agiye kudusangiza, afite ubuhamya bw'ibintu bigenda bibera mu ngo ariko ukabona umudamu aragenda ariko yarashize. Hari ibintu byinshi bibera mu ngo tutazi, abagore bahohoterwa ariko ntibabivuge. Uyu mudamu rero aje kutubwira inkuru ye, reka tudatinze tujye tumuha ikaze. Tugwaye ikaze. Murakoze. Amazina nitwa Niyonagira Jeannette. Yego. Ntuye mu mudugudu ni Ruyigi. Yego. Kagari ka Gihara. Murenge wa Runda. Ntara y'Amajyepfo. Urubatse? Dubatse, mfite abana 3 n'umugabo umwe. Yego. N'umugabo umwe. Hanyuma rero watubwiye inkuru nyine turi inyuma ya kamera. Tubwira buryo ki wagiye uhohoterwa mu rugo. Ubundi byatangiye bite? Murakoze. Kuva nshatse 2009. Yego. Ariko mu gushaka nashatse twarateretanye n'umuhungu arankunda mu kunkunda afata irembo. Muri iryo gufata irembo nyine twarahuye nyine kuko numva ko byarangiye ahita ntera inda y'umwana w'umukobwa afite w'ifura ageze mu myaka 13. Ariko muri icyo gihe umugabo wanjye ntacyo nashinze Imana yari yamumpitiyemo kubera ko mu bahungu bose nakundanye n'abahungu b'abakire abari bafite imodoka ariko nkumva ngo simba shaka. Uwo mugabo wanjye rwose yari umuntu uciriritse pe, ku buryo wari no kumureba ukabona rwose ni umuntu utari kuzana. Ngiye mu muryango wacu twari twifashishe rwose turi abantu ubona nta kibazo, ku buryo uwo muhungu abona agatana hamenera ngo aje kuhasaba umugore. Ariko kubw'Imana uwo muhungu Imana yari yamuneguriye. Ndi umuntu w'umukobwa wasengaga ndetse nkasa n'umuntu werekwa. Uwo muhungu Imana yari yaramunyeretse, iramunyereka inyereka na mushiki we uko nageze muri urwo nkasanga mushiki we ahari, niko Imana yari yarabinyeretse. Ubwo Imana irambwira turaniwe mugabo wawe. Umuhungu yarambugishije numva njemo yewe ntangira no kumurota tutaranavugana. N'umuhungu rwose yiyambariraga biciriritse kabona arasuzuguwe. Benshi n'abahungu babinyangiye ngo uvugana n'uriya ngo twongo we waratwanze. Ndamukunda yewe n'inzira aciyemo yari afite impumuro. Yajyaga agera iwacu yaba ageze ku irembo impumuro ye nkahita nyumva nkumva aramumuriye, nkumva rwose ibyishimo biraje. Ubwo ni ukuri ntago yankojeje isoni
rwose ndamukunda. Ubwo mukuru wanjye arambwira ati rero uriya muhungu nubwo wamukunze twebwe tugiye kumurushya ntabwo tuzamuguhera hano. Nuvuga ngo twabaga Kamuhoza ari ku kazu k'amazi i Kigali, tugura hano mu Kibaya. Tumaze kuhimuka ubwo nibwo twahageze, ariko urumva ko famiye ziri Butare. Ubwo rero mukuru wanjye nyine aravuga ati nubwo agukunze turashaka ko azagufatira irembo i Butare mu basaza bakamutumuhabye. Najyayo Jane uzagenda. Umuhungu yarabyemeye, ariko ubwo byari bimeze na mukuru wanjye bihurira nako ajya gukobwa. Umugabo yagiye kumukwa, ubukwe buravanga. Ubwo arakobwa nanjye bahita bamfata irembo n'umugabo wanjye nyine. Ubwo bo barongeye baragaruka inaha, ariko twebwe turasigara. Ubwo rama yamfata irembo i Butare, mama aravuga ati uriya muntu ntabwo twakomeza kumurushya, nakoreye ubukwe inaha. Maze gukorera ubukwe inaha naje ntwite uwo mwana nyine. Ariko nyine muri ubwo wenda umugabo wanjye yarankundaga pe, bigaragara na famiye nubwo yaje kujya nkubita, ariko na famiye bizi ko umuganje yankundaga. Umugabo wanjye ariko mu muryango harimo nk'umuntu udashaka ko nahaba. Mu muryango wawe cyangwa mu muryango w'umugabo? Aho nashatse hari mu ndi muntu udashaka ko nubaka. Umugabo wanjye naho bamwita Tarasisita bafite, naho muri ako karere n'imbwa y'u Rwanda ntago niyo yamurya, yari kuyireka ikigendera. N'umugabo muri rwose mu rugo twabaga twaganira tukuzuzanya, ariko cya kindi cyaba cyaje umugabo wanjye akandeba akambonamo nk'ikintu umva yanze. Umugabo imbururu zikaba, ndi umumama rwose ukora nkakora nkitanga. Navuye nyine bamaze kunshaka barabangura ashatse umunyakigali ngo nazaye. Nahingaga n'ibintu bicuritse, nkatera umwumbati ucuritse, nkatera umugozi ucuritse, ariko nkeza rwose tureza. Umva twe dufite n'amafaranga pe. Hanyuma amakimbirane yaje kuza gute? Amakimbirane yaje kuza mfitiye nda imaze uwo mukobwa wanjye yitwa Gudansi w'imfura igize amezi 6. Nibwo iwacu baje kundeba, baje kureba nyine wenda urugo, ariko mfite indura byumva. Haturukamo undi mugore wo mu muryango. Hirya hari habaye ibindi birori, ahita avuga ngo urabizi, abwira umugabo wanjye ngo Tarisi ngo ibi bintu kwera ko nyine iwacu twara abantu basenga ntago bazanye ibintu bihiye, bazanye imitobe. Ngo abangaba bazanye ibintu bibishye, ngo tugiye kunywa habaye inzoga. Ndabana ariko niba byari bibishye ko wabinyweye. Ubwo urumva ukuntu umugore wawe anyubahutse. Umugabo nibwo yahise sinzi ibintu yahise yubahuka nko beturusha intwite. Ankubiturwe nahise nikubita ku kibambasi cy'inzu. Umugore ahita banga ibyo nibyo nashakaga. Umugabo ndamugana mbere na mbere yankubise wacu bantuye. Uwo mugore avuze ngo bazanye ibibishye ngo bagiye kunywaho ibiryo. Ndabane se waretse basi niba iwacu bazanye ibibishye niba twebwe turi abarokore, niba ushaka ibisindisha genda, ariko ntunabivuge banumva. Ubwo urabyumva. Umugabo yesa nk'ubiturushye iwacu bantuye, ndacyabyibuka bwa mbere, umve ko nari nk'umugeni. Ubwo byahereye umugore ahita ngo nibyo nashakaga ngo akukubiti. Byahereye we yari mushikiwe, yari mukeba wanjye. Mukeba ubwo abagabo bacu baravukana, ariko umugabo yarapfuye. Bo byahereye ako sohotse ndira ngumva ngo wowe ngo nzakubabaza paka upfuye. Iryo jambo yararimbwiye. Jembe igira ibikino kuvuga umugabo wanjye. Twahereye uko twari dufite amafaranga rwose, twari dufite amafaranga rwose, turorora, twari dufite inka, twari dufite inkoko tutamenye, twari dufite ikintu bita inkwavu. Abantu bose baguraga inkwavu iwacu, urumva. Ubwo ibintu biragenda birayoyoka bigapfa bikagira gute. Dufite inka 2 byabaye nk'iyo tugiye kubona twari dufite urugo ruzitiye, twari rumeze nk'igipangu, nta n'umuntu wahinjiraga, yarinjiraga agakomanga hakingwa hose. Ubwo twagiye kubona tubona incira 2 inzoka. Izo nka zacu zijya gupfa bwa mbere. Incira zarashoreranye ari 2. Noneho umugabo twibereye mu rugo yose y'ibyo bitamuteraga, twariganiraga. Arambira ati Jane, ati genda umve nk'ifuwe, tisira fanti yariye. Arahaguruka arambwira ati tinzanira inkoni we, tinzanira inkoni turatewe. Twagiye kubona tubona
inzoka nini cyane nini iyi nzoka bita icira irashaka kudufatira inka umugabo arambwira ati nzanira ya nkoni ubwo nzana inkoni hari inkoni yakundaga kwengesha hari ukuntu yajyaga mu bitoki n'amaguru ariko akafa afite inkoni ubwo ndayimuzanira nyimuzaniye imukubise amaso ishaka kumufata kubera ko ngo baramugomboye ngo ntago inzoka imurya ariko ishaka gufata yanga ubwo iyo nzoka itarukurugo arayirukankana nanjye tubwo turagirika aragenda ayitsinda hepfo y'umuhanda dusubiye mu rugo tugiye kubona tubona hagarutse indi ya indi twayishe indi nayo arayirukankana turayirwanya ndagenda noneho iragenda yirugira mu mwobo w'igikinga cy'amabuye kiri musi y'urugo ya tuwarete ayikuramo arayica akimara kuyica ubwo haca iminsi inka ibiragaramye yankirapfa ariko ubwo ntitwaje kubimenya ko ibyo byose ari yanzo ari bya bintu byaje twebwe ntitubimenye ubwo inka ibirapfuye twibaza ikintu kipfushije bayibaze basanga nta kintu ubwo nyine ibyo birarangira kuvugwa muri urwo ngugo twabaye muri ubwo buzima turakena ku buryo umugabo yabuze n'umwenda yambara y'amafaranga byose bimaze kuyoyoka ubwo ndakibuka ubwo umugabo turakena rwose biragaragara twaye dutonora igitoki bita indaya urayizi indaya itagira amakaka indaya igira amakaka mara ntiwanayirenza umuhogo tugatonora indaya tukayirya mfite utwana nabyaraga abana b'indahekana abo bana bose baje ndagarara uhari n'inda nakuyemo nukuvuga ngo twabwanane tuturye ku buryo nosaga umwana wa kabiri aragenda aburudodo dukennye mbura amashereka kubera ubukene umwana barezwe n'abazungu baragenda mu kigo cy'imfu baramamagara nkayanyifata amata nanjye ubwanjye nari umuntu sinamenya uko nkubwira kubera urugo rubi ubwo bakavuga ngo kwa Tarasisi turwaye sida kubera ukuntu nari meze nosa nta n'amashereka umwana ariko umwana yaje kugira kurerwa n'amata arakira barababeshyiraga se koko baratubeshyiraga bwari ubukene noneho ubwo bwa bukene ko bwaterwaga na wundi n'ibintu yadushyiraga mu rugo n'inginyatsi urumva umugabo biba gutyo umugabo akankubita nta n'ikintu none ikinira agahinda umugabo baje kumubaza ati turagira ngo tukubaze baza bakabaza famiye yankubita ntihagire untabara ikintu kinera agahinda n'abandi muri famiye akankubita babandi bose bakaza bakareba bakavuga ngo mukubita uriya ni umunyabutare yigeze yankubita muramu wanjye uwo bakubwiye yapfuye hari agakoni twari dufite ishishi baraje yankubitaga nkava amaraso menshi araza muramu wanjye asanga ishishi zanondereye mu kanwa akajya ntacyo hatanande nta kiryo nta gikoma kandi ntuye mu bantu ngo nibankubite ndi umunyabutare bashakaga ko mpfa ngo naje muri iyo famiye ndi umunyabutare muramu wanjye araza arahanerura njyana mu nzu banshigishe n'igikoma kirananira nari inyama yarankubitaga nkava amaraso menshi muramu wanjye aramati mugende mumugurira agakati biranga nyine mpfa uyu mukuru wanjye akanshigishira igikoma nta n'umwe ndiba muri famiye umugabo wanjye nawe bari bamushyize ngo ntandebe ntibaze ko twanasezeranye umugabo akigendera nkagumaho gutya nkaberwaho na famiye zanjye zikaza zikabura icyo kigira ubwo nanone bikabuko ni ukuvuga ngo ku inshuro ya kangahe icyo anafungiye ngo hari amafaranga yari yaratse muri banki ngo ntiyayishyura noneho njye nagiye guhinga icyo gihe nari mfite nabwo inzara ndibuka nakuye utujumba bita igihogombe twe twiriwe abana baduhekenya naraje tugeze mu rugo mbimburire mbura na cya gitoki naryaga cy'indaya ndakibura abana nabashyize mu buriri bararya yaje gutaha igihe cy'isaa 8 kubera ko famiye zanjye bakundaga kungura telefone kugira ngo bajye bumva ubuzima bwanjye nararabye mbona ni saa 8 mugabo araza ijoro araza akigera mu rugo yarazaga nta kintu naramubwira ijambo nibuka namubwira nti rero nta biryo bihari
ntabyo nkusabye. Noneho yanywaga itabi, arebye ku meza imbere y'igitara, hari imeza imbere y'igitanda, habaga batiri y'ibyuma ibiducana, habaga bibogisi. Ndamubwira nti urwo rupapuro nasanze bamweje urupapuro rw'ayo mafaranga. Ndamubwira nti urwo rupapuro nturunywesha itabi, ni kofukansiyo bakoherereje. Arambwira ngo ni yande, nti ntago mbizi, ni nanjye namuramuka na mushiki wawe. Ubwo umugabo ntiyabyumvishije ngo nabanze ngo yumve, sinzabyibagirwa, yivuye mu mitsi, yankubise urushyi nayanzara nari mfite. Nahise mva rwankuye ku gitanda aho narindi, rwankubise hasi nshinga umutwe. None wambabariye ukajya kubaza Rafiki yaruzanye ko ari na so w'abatisi, hari handitse ngo icyo uhamagariwe uzakimenyesha wageze. Nari mfite inzara iteye ubwoba. Icyo nibuka, yari yazanye irindazi, yakundaga umwana w'umukobwa w'imfura yitwa Godansi, yabaga yasinzire ntabwo yaritangaga kugira ngo abana bandi batarirya. Ubwo naramubwiye nti winkubita, genda ubaza baruzanye, nabango niwe wagiye kundega. Nanago ntizinda kurega iki. Cyo gihe bari baradukupiye tudacana. Nabango nagiye kumurega ngo yuko tutishyuye umuntu, ntago nakureze. None ubwo yarambwiye ngo ndakwica. Ariko mu by'ukuri umugabo wanjye nanje kumenya ko atari we. Ni ibintu uwo muntu ni nk'ibintu bamwohererezaga. Yaravuye ngo akora navuye guhinga ko kana kai kakinishije isuka yaga akanyira buhuyuyu. Yarayifashe ngo ndakwica. None wambabariye. Uko nkubizaga kubita yarankubise umwuka uraherwa. Bwana bwanjye ko ari butatu bwavugije induru ntiyagira untabara. Nari urumva ko umugore w'umugabo yagiye kuryama ntayambara. Narabyutse mfashe igitenge arabyanga. Nasohotse nambuze. Naragiye ngeze nararebye nti famiye zanze kuntabara ndabigenza. Nahize ni day ryaraho hafi mu rugo ngo nyenyeri ndaribura. Nagiye nikubita ubusa. Nikingi nshaka gucikoma ngo nambare biranga. Naragiye ngeze nabe ngiye kushinga umutekano. Ninjya muri aba bagore baranseka, bazajya bambara uko nabonye. Nabuze n'ikintu nikinga. Mbure naho ntora umufuka. Naragiye kushinga umutekano bamwita Rafiki Evariste. Naravuze ni muzimya amatara habanze hasohoka umugore we. Anzanira umwenda. Umugore yarabikoze anzanira umwenda ndambara. Ubwo rero umugabo wanjye bahise bamufunga, yabaga ameze bamushyiragamo ibintu, ntiyabonaga ko ari ndi umugore we. Ansigira ubwo bwana, baho muri ubwo buzima nshonje gutyo, ariko nkagira famiye inkunda. Nahase aha ubaye iki? Aha ngaha yigeze yankubita, ndapfa mu maso, na polisi iramfotora, bura amafoto ari menshi kuri polisi. Aha ndashya nabaga nk'umuntu wahiye, urumva? Ni ukuvuga ngo mbese ubuzima naciyemo ni bwinshi. Ariko nkaba Imana yo mwijuru ikamba hafi. Irambwira ati senga Imana iza kumbwira yuko rwose umuntu mpura n'umuntu Imana arambwira ati sengira umugabo wawe ibi murimo bizamubona n'abantu babangaga. Ubwo hari umukobwa nanone twari duturanye Janvier arambwira ati muzampeze nimero zanyu za telefone imbere ku muntu waregeye urugo. Igihe cy'isa 8 nibwo azana umuriro akazenguruka akagenda hatongera. Mu by'ukuri urebye umugabo wanjye ukuntu yafataga na famiye zanjye n'umuntu mwiza, nta n'umuntu yangaga, ariko akagira wenda ibyo bintu. N'abantu bamurogaga ntago mbizi, gusa icyo nsaba Imana nubwo afunze namaze kumenya ko atari we. Gusa icyo naha Imana ni uko Imana yamusanga nawe ikamuha agakiza ahari mu buroko, kandi namuhaye n'imbabazi pe. Nubwo famiye zanjye na famiye zanjye bati nawe ubwiwe kuko yankubitaga bakababara, nawe bamuhaye imbabazi kuko twamenye icyabiteraga. Urumva aho icyo nsaba Imana nuko Imana yamuha agakiza akazagaruka. Yarumva rwose Imana yaramuhaye agakiza. Ubu nukuvuga ngo nubwo mbayeho mu buzima nkunda gutungwa na famiye bakanyera ibyo kurya. Urumva ndukubera ko uko yankubise ndi ikimuga, ubu ntukambone gutya mu gatuza hanjye ntihakora. Nta kintu cyemera kibiro 10 shobora guterura. Iyo ngatere mpitampfa hari gicira n'amaraso. Gira famiye zikakunda no kunyihera imiti. Urumva n'ubu ngubu na mituweli ubu ntayo mfite, bajyaga bayidwa none ntayo mfite, ariko ubu wenda hari ni famiye zanjye nabo ibintu byarakomeye kubona iyi nzara iriho ntago bakima.
ubwo rero imana mu ijuru ni ibireba wenda izayima urumva izayima ubwo rero njyewe ariko ubwo imana mu ijuru yarantabaye ngira umwana w'ipfubyi none twareze umugabo ansigira agakoni nacanagamo karasenyuka nkajya nitwikira umutaka nkacana mu mvura nanga gucana mu nzu yansigiye baravuga ngo nayicanamo bazamwica ariko nagize umwana w'imfubyi nareze yanyubakiye inzu yanyubakiye inzu ubu ndayicanamo nkanuriramo udukwi urumva narishimye urumva rwose mana nta n'ikintu nayishinja uwo mwana n'ubu njya kumusura aba amafaranga uwo mwana nkajya gusura uwo mugabo mana imana ninamuzana nta kintu yumve ko uwo mwana ni wuntunze hanyuma rero hari abantu badukurikiye nabo babayeho muri ubwo buzima bakubitwa n'abagabo bagakomeza bakihangana bagakomeza bakarwana nabyo ese koko nibyo birakwiriye ko umugabo agukubita mukagumana ukihangana akakumena ijisho ukahaguma akakumena akakuvuna ukuguru ugakomeza ukihangana dore ukuntu bimeze hari umugabo ugukubita koko ukabona ko abikuye ku mutima ariko umuganje ntabwo yabaga abikuye ku mutima njye icyo kintu namugarukiyeho kubera ukuntu yankundaga umugabo wanjye niyo nagendaga nasize n'imbuga mbi nasangaga yayikubuye nkasanga yatetse ikintu yakoraga umugabo wanjye ikosa atakoraga yaratekaga akicwa n'inzara nicyo kintu kimbabaza akanga kwarura ngo ndamwarurira ati ngibiriye ibiryo genda warure umugabo wanjye nkasanga rwose yateguye n'ibyombo yabyogeje ariko hari umugabo ugukubita ukabona ko ari kamere ye ariko umugabo wanjye ni ibintu bamushyiragamo ni ibintu abo ngabo bo bakubitwa wenda nabo ngabo bafite izo kamere bateye gutyo bo abagore bakubitwa bo nari kamere na aho kugira ngo akwice upfe ubona ari kamere ye wamuhunga ukareka guteza ibi burya n'iyi leta tugiye tugarukira na leta umugabo ufite abana 5 n'urugero umugabo arakwishe babana nta nubarira urapfuye wa mugabo nawe leta nayo iragiye agiye muri leta nayo buri bisohora ibintu burabara abanyururu babeshejweho na leta bura leta muri make ibihombo ese ko bicaye hariya barimo bararya nta n'ikintu binjije barinjije asike ikintu ahubwo nakabona abantu bafite amakimbirane nkayo ukabona ntava mu rugo leta naho mwamufite gatanya yazi kababwira ati buri wese ajya ubuzima burakomeza niba nawe ukijyana niba babana ari 5 niba umugabo wemera bakavuga ati niba wowe wemera gusigarana abana buri bafite aho babogamira hari ukuntu babaza abana ati murashaka nde mama cyangwa papa bakara muri wa mutungo bagafatamo cya kindi cyaka kizarera babana ariko wa mugore bakamuha ubudahangarwa bwa wa mugabo aho kugira ngo apfe babana no wabipfubye n'umugabo ajye mu buroko icyo cyaba ari ikintu cyiza kuko iyo bamaze kuba kwigendera wa mugabo hari igihe agaruka bati akabona wa mugabo ko yiteje imbere nk'ubugewe rwose umugabo naza azasanga ibyo yakoraga azasanga rwose yarakoraga ibintu bibi wenda nawe cyakindi naba ari icyiciro cyicuza urumva kuko ubu ngubu rwose nubatse iyo nzu urumva nicaraga ku kabaho nawe kintuzi kutubaho akangaka ariko ubu ndicara mu ntebe nkega yego rwose z'imisego kandi noneho twagiraga amasheza namusanganye yarayamenaguraga ngo ibi ngibi nige wabiguze akayarenza urugo ku buryo nazanye n'izo ntebe uwo mugore arongera yungamo ngo ibi ngibi naza zabitwika ngo ntizarita agasheje zari zihari ubwo naravuze nti Imana yo mwishurira hari ntabyo azatwika ngo arazana iterambere nagiraga fondasiyo nkashaka ibirere nkatwikira ariko ubushima Imana ko ari sima amen narayifakiye urumva hanyuma rero turi no kugana ku musozo gira inama abantu wari umaze kubikomozaho ariko abagabo nabo bameze gutyo gira icyo babwira dusoza abagabo bameze gutyo bumva ko kuko iyo yumva urugo ruba rwamunaniye
akaba yumva ko n'umugore iyo bavuga ngo ubwuzuzanye si ukuvuga ngo umugore ngo arenga umugabo. Ubwuzuzanye tuvuga ni uko umugabo wowe mugore dushobora gukorera amafaranga ukavuga ati urabona ibintu muri iki gihe byarahenze byarazamutse, we mugabo nabonye amafaranga y'ubugari, ese wabonye ay'imboga? Nibwo bwuzuzanye. Si ukuvuga ngo nakurenzeho, si ukuvuga ngo genda gutegeka. Ahubwo ubwuzuzanye ni ukuvuga mu rugo mukuzuzanya, niba ari ikintu, niba ari itungo mugiye kumvuga mukavuga ati tugure ririya tungo ejo rizaduteza imbere. Cyangwa se we mugore wawe wabosheje kubona ka kazi kagura rya tungo, warigeza mu rugo ntubwire umugabo ngo atansiyo ririya tungo niki wariguze. Cyangwa we mugore wabona umugabo yabona kindi ngo kiriya ni icyanjye ntugomba kukivugiraho, kuko mwese wabonye rya tungo wa mugore nawe ari mu gukora ibindi, mwese mukaza mugahuriza hamwe, nta kuvuga ngo nta guhangana kuvuga ngo gihe ngo nkuri hejuru. Niba we mugore uri terambere ryarabonetse, umugore ari harafata arava akagenderamo, mugabo nawe hari igihe umugabo ataba nayifite, cyangwa se we mugore ugafata ka kazi ka runaka, ka kazi kakazaguha imodoka ukajya uyigendamo. Nukuzuzanya mbese. Nukuzuzanya. Umugabo akubaha umugore, umugore akubaha umugabo. Ubu ngenda navuga ngo umugabo wanjye aje mana yarambwiye, ndibuka ijambo yambwiye ngo yarize, nanjye narize. Naho yaza naho yajya sindama ngo ntiwampaye ntiwagize gute, icyo azajyama nakwakira, kuko na muri cyagiye nayitunze. Buri kintu namaze kumenya, abagore bagomba kujijuka nababwira. Umugabo ikindi bamwita ko ari n'inkingi y'urugo. Umugabo utanatembereye, hari ukuntu umugabo mwamwicaranye ukabona aramba yarigendeye agasanga abandi bicaye hariya, umugabo akagaruka yanisomeye. Tukijijika abagore, abagabo barakundana, abagabo buriya n'abana beza. Abagabo umugabo ashobora gushyira 5 bakabinywera, we mugore wabona umugabo yagarutse yanywete yanyweye kandi yiguririwe na wa wundi. Icyo kintu nacyo tujye tukimenya. Naho waba waburaye ukavuga ati tujye tubanja dushishoje tumenye ate se uyu mugabo y'amafaranga kuko yarayafite. Hari ukuntu asanga mwe umugabo bakinywera hakaza yadabagiye, wowe ukaba utanarangiza inshingano z'urugo, buri umugabo yananyweye niwe agira murare. Umugabo yanyweye atanyweye ntago atera urubariro, ariko buri umugabo yasomye agacupa akarya atera urubariro. Bagore tubisobanukirwe. Nukuvuga ngo umugabo umugabo yanaterabutse, hari igihe asanga abagenzi ati bakamurangira n'akazi, ati reka tukurangira ati wari twabonye akazi, ariko iyo yagumye aho ntacyo abona. Ariko umugabo yagiye abona n'urubariro, hanywa ko kacupa ukumva ko yazanye murari, urumva, ariko bikagenda neza. Hari igihe yabona nako kazi yaterabutse bakaganira na babandi, nawe yabona ka kazi wa wundi yamuguriye nawe akamugurira rwose baramwishyura. Yego, niyo mpamvu rero tugomba kumenya abagore. Natwe hari abagore usanga nabo mu ngo tukishyira hejuru. Mugabo yaze wanyweye, shora no gufata isafira agakira ku mugabo, urumva, bitavuze ngo ugere nimusanga ngo nagusuzuguye. Ntabwo ari ukugusuzugura. Yego rwose, ntabwo ari ukugusuzugura, wana rwose umva ibintu mu rugo bigenda neza. Hanyuma rero reka tugushimire, tugiranye ibihe byiza, ugiriye inama abagore ukuntu bagomba kwitwara mu rugo, kandi koko nive n'abagabo nabo urabagiriye. Reka tugushimire cyane, ubutaha nitugutumira uzazi. Murakoze cyane rwose. Yego ibihe byiza cyane. Namwe abantu bari mwadukurikiye mukomeze murebe ibiganiro byacu, turabakunda. Bye.